Ese nawe ujya wibaza ngo ni iyihe myaka yo mu buzima bwanjye nakabaye nkoresha neza cyangwa se nzakoresha neza kugira ngo nzagire byinshi mu buzima? Nimba ujya wumva muri wowe wibaza kino kibazo ukagishidikanyaho, niyo mpamvu nawe twakoze kino kiganiro. Mu by'ukuri nta myaka imwe rukumbi yitwa myiza kurusha indi yo gukora ikintu cy'ingenzi mu buzima, ariko hari aho abahanga mu buzima n'imyitwarire berekana ko imyaka itandukanye iba ifite agaciro. Iyo ari yo yose iba ifite agaciro. Ese imyaka yo gukora cyane, gushyira mu bikorwa inzozi n'imishinga ni iyihe? Iyi ngiyi ni inama y'umunsi yica kuri Big Win TV. Ndagusaba nimba uri mushyashya udukore subscribe kugira ngo tujye tubana inama nk'izi ngizi zitajya zigucika. Reka duhere mu bantu bafite imyaka y'urubyiruko. Ubwo ndavuga hagati y'imyaka 18 n'imyaka 30. Muri no myaka imbaraga z'umubiri n'ubwonko nibwo ziba zihari. Uba ufite imbaraga nyinshi, ushobora gukora byinshi kandi ukabikora mu gihe gitoya. Uba ufite ubushake bwo kwiga, uburyo bwo kwigisha ndetse no kumva ibintu bishyashya buba buri hejuru cyane kurusha indi myaka yose y'ubuzima. Muri no myaka nibwo umuntu akora amakosa menshi, kandi ayo makosa akamuviramo amasomo. Ukoze amakosa ntabwo aba ari byo byihutirwa cyane, ni ibyago. Ariko nubwo uba ukoze ibyago, ugomba kubivanamo amasomo kugira ngo ayo masomo azakuyobora ahandi asigaye mu buzima bwawe. Rero muri ino myaka nibwo abantu bagerageza ibintu byinshi, kandi ugerageza ibintu byinshi nibwo wica n'ibintu byinshi bikavamo amakosa. Rero ayo makosa ugahita uyavanamo amasomo. Nanone uba ufite igihe gihagije cyo kugerageza. Iyo wananiwe ikintu runaka, uba ugifite amahirwe yo kongera kukigerageza bundi bushyashya, ukongeramo ibyo utongeragamo, ukagerageza ukareba ko cyashoboka. Kandi muri ino myaka hagati ya 18 na 30, amahirwe yo kubaka ejo hazaza niho aba ashingiye. Ibyo utangira muri iki gihe nibyo bikugira ingaruka mu buzima bwawe bwose. Niba ukoze ibintu byiza uzabaho neza, ariko nukora ibibi cyane ukarengera n'ubivanamo amasomo, bizarangira bikwishyinguriye. Ese ibi ngibi bisobanuye iki? Urubyiruko ni isoko y'imbaraga, ibitekerezo bishya ndetse n'amahirwe. Iki gihe ni cyo kwihuta, kugerageza byinshi, kwiga, kwihugura ndetse no guharanira kugera ku nzozi zawe. Nta mpamvu yo gutegereza ngo ejo, ahubwo uyu munsi muri iyi myaka nibwo ufite gukora ibintu byinshi bizakugirira akamaro. Reka naho tuve muri ino range iyo myaka, ahubwo twigira hagati y'imyaka 30 n'imyaka 45. Iki ni cyo gihe cyo kubaka ibintu bihamye, niba bikiri kugerageza gusa, ahubwo ubuhamya ibyo wamaze kumenya neza. Ni igihe cyo kwagura ndetse no gutekereza intego zawe ukazikurikirana, kandi ugakora intego z'igihe kirekire zizakubeshaho zikabeshaho n'umuryango wawe. Ahangaha hagati y'ino myaka uba uri inararibonye. Ahangaha muri ino myaka uba umaze kumenya ibintu byinshi mu kazi, mu mibanire no mu buzima. Biguha ubwenge bwo gufata ibyemezo byiza, kandi ibyemezo bizafasha ubuzima bwawe ndetse n'abawukomokaho. Hagati y'imyaka 30 n'imyaka 45 uba ufite icyerekezo gisobanutse. Uba umaze kumenya aho ushaka kugana mu buzima bwawe. Ntabwo uba ukihigahiga. Ibyo wagerageje ibyanze biba byaranze, n'ibyakunze biba byarakunze. Ibizakugirira akamaro bamaze kubibona, ndetse na byo by'amaraha uba warabivuyemo. Ndakwibutsa ko iyi ngiyi ari inama y'umunsi. Nukunda kino kiganiro dukore subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi bitazajya bigucika. Hagati y'ino myaka 30 n'imyaka 45 imbaraga ziba zigihari. Nabwo rero cyase nubwo zitakimeze nk'urubyiruko, ariko uracyafite ingufu zo gukora ibintu byinshi kandi bishyashya, ndetse no gushyira ingufu muri bya bintu byinshi wagerageje igihe wari mu myaka y'urubyiruko.
Ahangaha ku myaka hagati ya 35 ubushobozi bw'amafaranga buba bumaze kuboneka, uba umaze kugira uburyo bwo kubona cyangwa se gutunga ubushobozi bwo gushora. Igishoro umaze kukibona, mbese muri ino myaka nibwo utangira kubona amafaranga, ndetse none muri ino myaka nibyo niho ugomba gusigasira ibyo watangiye. Ni igihe cyo gukomeza ibyo watangiye no kubibyaza umusaruro. Ariko si imyaka tuyivayemo tukigira hagati ya 45 na 60 naho tukareba uko biba bimeze. Hagati y'imyaka 45 na 46 iki gihe ntabwo ari icy'urubyiruko, ariko ni igihe cy'umusaruro. Uba umaze gutera intambwe nyinshi kandi ufite amahirwe yo kuzibyaza umusaruro ndetse no kuzisangiza abandi. Muri ino myaka ubumenyi buba buhagije, uba ufite ubunararibonye bwinshi cyane, wibashije kubona amasomo atandukanye warabibashije kurusha abandi bantu bari muri iyo myaka. Uba ufite icyubahiro mu muryango, uba umaze kugira ijambo mu muryango ndetse no mu bandi bagabo cyangwa se mu bandi bantu, uba umaze kugira ijambo. Ndetse nanone ubushobozi bwo kuyobora ubu bufite. Ahangaha dufashe nk'urugero, ni abayobozi benshi b'ibihugu baba bafite hejuru y'imyaka 45. Iyo uri muri ino range y'imyaka 50 kuzamura, uba ushobora kuyobora abandi neza bitewe n'amateka yawe ndetse n'ubunararibonye ufite. Kandi hagati y'ino myaka ibyo wagezeho uba ufite ibyo wasarura mu myaka izaza cyangwa se mu myaka yashize, uba ufite ibyo wasaruye ushobora kubibyaza undi musaruro cyangwa ukabyubakiraho ugakora ibindi bintu bishyashya. Kwigarurira amahirwe mashya ni igihe cyo gutangira imishinga ikomeye kuko ufite ubunararibonye kandi ufite n'amafaranga, cyangwa se ukigarurira imishinga ikomeye ku rwego rwo hejuru. Reka tuve muri iyo myaka twigire no ku myaka iri hejuru ya 60. Ahangaha hejuru y'imyaka 60 ubumenyi bwo gusangiza abandi bantu aba ari bwinshi. Nyuma y'imyaka 60 si igihe cyo guceceka gusa, ahubwo ni igihe cyo gusangiza umurage, gufasha abandi no kuganiriza urubyiruko ngo rutazanyura mu makosa nk'ayo wanyuzemo. Nyuma y'imyaka 60 niho abantu benshi bagomba gufasha urubyiruko, ukaba intangarugero no kuba umuyobozi mu bitekerezo by'abandi bantu bakiri batoya. Kandi muri ino myaka nanone ugomba kwishimira umusaruro w'ibyo wakoze. Ni igihe cyo kwishimira ibyo wagezeho, ariko ni igihe cyo gukora gito cy'ingenzi. Ugomba kwishimira ibyo byose. Kandi nanone muri ino myaka ugomba kwandika amateka, ushobora gushyira mu nyandiko, mu bikorwa cyangwa se mu bikorwa by'ubuvugizi ibyo wagezeho bigafasha abandi bantu. Ibyo byose bikaba ari uko bivuze ubyigisha abantu. Kandi ahangaha ufite n'umwanya wo gutekereza. Akenshi uba ufite umwanya wo kwitekerezaho ndetse no gufasha abandi. Rero nk'umwanzuro w'ibi ngibi, buri myaka ifite agaciro kayo, ariko ikiruta byose ni uko ubuzima nyabwo butangira igihe uhisemo gukora none cyangwa se gutangira uyu munsi. Utabaye ufite imyaka 18 cyangwa 30 cyangwa 60, igihe cyose uhisemo gutangira ikintu cy'ingenzi ni igihe cyawe cyiza cyo gutangira. Niba rero wabitekereje uyu munsi bitangire. Nyuma yo kumva kino kiganiro hita ubitangira. Ikiganiro nk'ibisanzwe ni inama y'umunsi, buri gihe gicishwa kuri Big Win TV. Ndagusaba nimba uri mushyashya udukore subscribe kugira ngo ikiganiro kiza nk'iki ngiki cyongere imbaraga z'abantu, kigutere motivasiyo, kikakugeza ahantu hamwe kandi heza kitazakigucika. Naho njyewe kibagezaho banyita Cyubahiro. Turabakunda, Imana ibarinde. Ciao ciao.